akumana yanjye umushinga mukumbuye noneho witwa Sekamana we ni ibindi bindi. Yes man mushi. Vipi se man? Uri hese? Ansanze mu rugo se man tukiganira man ko ndi njyenye. Kambwe na cya Sekamana kidusange kize mu rugo nyine. Tube twiciringira man dore izuba rimeze nabi man kandi kuba mu rugo njye nyine birambangana. Sawa. Iminota 0 man mbe nkubonye mu rugo. Niviye nyine. Nta kibazo. Wino welcome. Umagaye na cya Sekamana. Akuma iri zuba riramena abagabo bagahanga. Okay. Sekamana. Hello. Ase vipi mani kufata phone itari yawe muhereze ni phone ndagushaka bana. Sekamana. Niviye mani nta birenze. Yo Sekamana we. Vipi me? Mani awana you. Ase mwana mwazagiye mwiga ndavuze ngo ndagushaka mani ndagushaka. Nsanga mu rugo nyine kadogo yaheshije mani ifiriti mani ngwino tinyi. Namushi namuhamagaye mani ndashaka mani ko twiganirira mani twari tunakumburanye. So fresh mame. Okay, welcome. Owe. Wow. Brownie. Welcome people. What's up, man? Yes, Brownie. Welcome hano nyine mu rugo man. Fresh akazuba ariko akomeye neza. Kanishe musaza. Mwana Gahunda sasa mude. Mwana ntubibona se mwana akazuba kameze nabi. Reka. Ase mwana sigaye uterura ibyuma ukarenzaho amazi mwana. Nze byata. Bro. Urafite wallahi. Kareba sajya ngo ni yanu mo yakera. Urayizi? Mwana njye nduwavuba mwana. Uri wowe? Yego ko muri ubu nige muravutse muri za 85. Niyo mpamvu turambiwe n'ubwangisha. Musimana. Shorege Jacob. Warubizi neza ko hano ari mu rugo. Sha ndabizi ko ari mu rugo ariko ntabe. Udukoresho twose tubabaza turi mu nzu. Turi mu nzu. Ndakwemeranya ho niyo baba. Ahubwo se mwana cya Sekamana igihe nagihamagariye ubukire. Wagihamagaye se? Nagihamagaye mwana igize nacyo twiterere brag. Noze yaheze. Wongera igihamagara icyo gicucu rero kugira dutere brag. Ndabona gihingutse mwana. Aba yake bagiye ufite akiryo shaho narumiwe. Asemani mushuzi ko wese yaravunitse se mwana. Mwana nijubanza kusubiza. Asemani jembi ko tumaze jembi ko kabanza musuhuze mwana se. Asemani Sekamana urahitamo gusuhuza. Dema kujyana kifiba. Oya uje kuruponda bana ribuku. Long time man. Wowe no suhuze se ndebe ko. Mara kana kusuhuza na saje. Wakumbisha kano kanigo ukuntu kamfuhira mwana wakumbisha ukuntu kamfuhira. Oya mwana ashaka nabyorere ngenda nashoje. Ari mwana. Bruno. Yeke nzara kaga Felix se kahewa nyemereye kuri phone ma. Ako simana wowe nta kintu kikugenza nibondo mane. Oya mwana. Mushiwe wamwumvishe mane. Ariko ndashaka ifiriti mwana je. Ashaka ko nayo tuvuga ngo wavunitse. Asemana Sekamana urabona ukuntu kano kaniga kamushimana ari akabwa mane. Kababajwe ngo nuko ngusuje imbere yako mane. Tiye narumwe.
ibyo ngibyo sekamana twari tunakumvanye cyane ariko ni ndi kubigenza ariko mani yashangiye nawe n'ikintu wanambwira ariko nabura narabona ndashanda ifeki se Nagaza wigira ngo nicyo mani ibyo ngibyo buri kunganira iki mwana mwanyemereye ifiriti none sanze muri kuganira mwana Anasa ni muri restaurant uje kuri Yes bro Yo people Imeze gute Ni neza man Nese shana amakuru wambwira y'amakipe yo mu Rwanda ra Hanuze nka ya Piara Reyo Riel Naya nibuza numva ngo Gasogi United Uzayo F4 nyine mani amakuru ahari urumva ni yandi mani hari ikipe wari wakumva ifite abakinnyi 15 mu kibuga se naho mbese aracyari 11 nk'ibisanzwe none se mwizamu wari wabonamo abazamu barenze umwe bya bintu nk'ibisanzwe uvuga ngo amakuru ufite nuko nta cyahindutse ibintu byose nabo none se ikipe ya mbere niyi ikipe ya mbere niyi reka man ntukajye ngewe ujye umbaza ibintu bijyanye na filime urumva n'umuziki ibintu byo kubyina nye dance urumva ibintu nk'ibyo n'ibyo none ukunda umuziki byata ngiye mbite ngushyiraho hip hop byumva nasa indapira musa agenda shawara ryango uzi n'ubundi ngura sekamana ura nagazikura sekamana ngiye narumiwe sekamana umuntu uzayicumbagishijwe mwana kugira ngo arye ifiriti yanjye man kundi nyine bo baba yarabyimenyera mani ubu nyine reka nzana nabacika nisurire mu kazi mu rugo ubundi subwo mu mari iki mani oya bro man none se nagushaka ko twanaganira basi mani ko saganira ushonje mani nukuvuga ngo icyo kikuzanye nibondo gusa hano warusanze ari muri restaurant baguteguriye ntanumiye mani mani reka tuganire mani ndashakaga ko twigana nyani ushaka kuko tuganira mufite ibyunguka se mwa bintu mani nzi urabona twege mani n'aba ngatwe mani mani babura ikintu bakubwira mani ngaho mushinga ambwirike mushiwe se kamana we beg igishiba gukubise ndumiwe mani bose gukubita umuntu ushonje mani nagusonda shaje bari cyanyumvira mushimana utaza gutuma nkiza intambara nka zimwe zo kugaba hitreri ntabe mani cara twiganirije mani ariko nabireza ariko se kamana ni daje vale gusa bakora bari daje mwana bravo tubwire nyine byo waduhamagariye mani ngiye nigendere dore amasaha yagiye mani ase mani kwiruka nka uruje kurahura usigara umukozi wo mu rugo iwanyu se cyakora ndumiwe tubwire ibyo tuhamagariye wagicucu twigendere Usman we byawe no guhondagura gusa n'ubukubita kabisa akomane reka nkubwire se kama akagatipe tugaterana tugakomagura mumurikize nise urazo watubwira ibyo waduhamagariye byo gukubita bije gute mani nta kibazo reka mbitekereze urabitekereza none mba nigendeye oya Matseri Usman ngenda tambahereza ibintu ari kabisa kanatwe dutegereza nyine nk'imfubyi zabuze ababyeyi bamani ba boy wanje yes jewe ibintu ngiye kwaka mu babarire twese tubigendereho ntimubihakana ntabwo twabihakana bose baba waduhamagaye ngo tubihakane wege murabajama banye ndabemera ntabwo kwemera umuntu muraza se kamara kida ngenda vuga amagambo make mani reka kubera iki se nta muntu ufite wo kuvuga zikomora kakasuhereye oya ntabirenze ibyo ngiye kumubwira ndabizi naraza kwiyakira mani umva mani se kamana we nyine nawe nyine mushize byo ndashaka ko dupinga urumva gutegekana mani ibintu biseriye mani murazana ibintu by'imikino mani ntabwo uri buduciye murabyemera ntazi icyo nanjye ndacyemeye rwose ne pisi nkeraho nyine gwiki okay kabajaba nakabwa mani bagiye gukikora okay twagiye duse isezerano mani isezerano kiraho ibintu nkabyaye nibyo mu cyaro none se nyine hano none se wageze hano taravuye mu cyaro kira gutya shaka none naravukiye muri Kigali kira vuga okay kiraho na rekitiko 1 2 3 okay twagiye ngiye kubanza kubaza ninde mbanza kubaza shaka kumubaza gutegeka shaka kumushaka okay twagiye reka tumurebe giye guhera kuri Sekama Sekama arake itegura mari icyo ngusaba cyose ugomba kugikora hereyo mani se bari iyo hera kuri mushise mere kuri mushise wakangohereho mani niwe ndikono udafite ntari bimani okay bro tugende hariya twicarire hariya kuko hano nshaka dushuranga uko kava nkere ase mari goro gwinduranye igicaro nk'abarozi bitebyo ase mani hano si mu rugo iwacu tugende iwacu na tugende none jana ngo mutiba afite umunwa shaho wajya bamenya neza mbese kamana we twagiye mani nta bintu by'imikino birimo sibyo okay twagiye ngiye kumubaza we tegereza wumva naye nategereje ibyo ngutegeka byose ugomba kubivuga nandi kantegeka sibyo nagakane gato kagategeka kanigaga nani zese n'uyu mustar nani nake twagiye
seka mana we cyose ngiye kukubaza kiragira gitya giti mu cyumweru kirangira uryamanye n'inda yazingahe what mvumuje none ikibazo mbajije ndaje cyakoza ntabeshye ni nka 50 ndetse tukataranye kwigana mwikaze ntarabarangiriza se story ahari yari inkuyemo mwuka ejo bundi kandiga nabo koro narumiwe man tabura ntari ngereka nkubaza umva nawe umutima mubi mani none se utarinze unsebye utyo warekera kunyara aho ryari ko mpera kunyara kugurisha Asimani musho urumva ibibazo uramutipa atangiye kumbaza urumva ibibazo atangiye kumbaza mwana icyo kibazo kuki kimukizanye gute mwana ngeze icyo wambajije cyari kirimo okay sawa ngiye kukigusubiza mwanya ubwo ndajya nkubaza noneho ngukane tuguteza amatwi okay jewe nyine natangiye narangije kunyara kuburiri mfite imyaka 20 Yesu cyane rwose bashase kama ibintu byose ufite ushaka kubimba ageretseho n'uyu mupira icyo ushaka cyose nicyo ushaka cyangwa inkweto gira vuba cyangwa mbigukunda iki gira vuba mani kuri gutinda mani mani cyakoze aragukotoje ahangaha tipe yambara ibintu byiza n'agasambane wow wakabonye ariko Monica yababaye mani telefone wajyaniye niyo muri zambu n'agafone uragatsindiye mani n'agafone byose karabura akantu kamwe dore n'ubukweta arabuguhaye mani agatsindiye byose none si ubwo sinjyewe ugiye kukusaba sinjyewe ugiye kugutegeka mva shaka mushi ntiwemeye ngo muri ubukweto ngo n'ubusa n'ubutelefone none nanjye icyo ngiye kugutegeka nawe cyiteguye ni igiki ubwo buntu ugiye kubutereka hasi ushinga umutwe hasi mbona amaguru hejuru yesu kiri gukora si ibintu nabishobora jya vuba se mwana mpfa kubishyira hasi amategeko arusha amabuye kuri gira vuba ku munwa mwana ubwo se urabona se kamana adahoze shinga umutwe hasi mbona amaguru hejuru mbona icyo vuba ko amagambo mwana urategeka aha mutipe mpfa kubikora Tell a pastor, but this is where you want to use your life for out. Hey! Caritas, bro. kano kari icara hano wowe ibintu byose kubitsindiye kubitsindira cyangwa ukanshuza umutwe ngiye ko navuze igihe nanyareye ku buriri abakobwa nabonanye nawe icara aho ngaho tuze se kamani wogezweho umva shaburo nawe nanjye ngiye kugutegeka mani mani umenye ko ariko turi niga mani iby'iniga byo byihoreye mani uvuze ko Daniel twamutegetse gushinga umutwe nawe ukuramo iyo pasi ugakora nk'ibyo bakubwisha se mwana ko numva muri kongendaho mwese mani ngese ko nashinze umutwe hasi mani kuramo ako gapantaro n'ako gashati ndagashaka mani ese mani wakuyemo ibyo bukuramo vuba How close do we have this? niyo kufu bro niyo kofi ndayishaka mani yikuremo aho se kano kaniga ko kari kugutegekera ntabaretse mani ibyo wese ntiyabikoze ntiyarangije byiwe bro nurebe none igihano mpanishije kwambara ubusa ku gasozi Tell a pastor, but this is where you want to use your life for out. njyewe turi kuvugana n'uyu mani nawe uraza kuntegeka mu kigo cyawe aho se kuri kuvuga mani fata ibi ni ibyanjye bongerere ibi ni ibyanjye Brown we You will move out of this house. uyu mutipe zikari serious man asemano waje basiriye man ntabwo nta kibazo ntukadukangisha ngo warakoze wakoze iki ukoze iki si ugutora ibyo mu karenza n'amazi akora mwese n'uguhita mbatwanya okay nta kibazo man nta kibazo mwaretse nkahita nanjye nzeraho nkabaza umuntu umwe muri mwe uratubaza iki mva mwana mushuye yes ndashaka ko ukora mwako gasengero sengeri yanjye bayikunze How close do we have this? ubwo rero kazi ko ndekera ikindi kiyunzeho fata nino buye wihonde mu Jesus is Lord. je mbifuza